muravukana se? turaba queen turaba queen nyine turaba queen nyine iyo urebye usanga umuntu ababyaye muri batisima ari ubwo uyu nguyu ese turaba queen yababyariye rimwe muri batisima aba queen turaba queen queen mu Kinyarwanda bisobanuye murababyara queen bisobanura abana bavukana ari abahungu babita ba metis. urumva metis w'umurundi urumva ingwe ritukuje yindi metis w'umurundi uyu we yaritukuje ariko wowe uri metis. ariko ari kumbeshya bundi gihe ninjye usanga aba diaspora uyu kuga k'umugabo siko kurambarara niba uno munsi byanze komeza ugerageze n'ejo bizakunda abastari bafite aho bageze mugerageze musubiza amaso inyuma hari abantu bari gustragoringa hari abana bari hasi kandi atari ko badafite impano bafite impano ahubwo ikintu bari kubura niki bari kubura abantu baba supporting inkoni iteka kunkwi isa n'ibigitetse ariko n'ubundi barabimubwiye na nyina ajya mubwira iyo bari mu rugo ko yaruswe n'umunwa byaye ahubwo wakubyara umwana abyaye umuntu bakomeza hanyuma ubwo ninde ufite umunwa wavuze ntiwamwumvishije nyine okay turongera tubihereye ikaze bakunzi wa Satya TV iyo twakiriye abanyarwenya rwose dutaha umutwe waturiye ariko nanone imbavu ziri kuturya niko bimeze abameze neza mukomeze mumere neza n'abatameze neza mwihangane ntango ari twe twabibateye rwose ariko muri kino gihe turi muri Pasika by the way nta muntu utameze guseka mwana ntabwo guseka biraheze mwana bose turiseka guseka biraheze okay twagarutse rero muri the interview show y'uyu munsi ndi kumwe n'imigirigiri nari ngiye kuvuga abasore ariko nsanze abasore kurimo ariko se uziko ngiye muri competition na Rutambi nkoreraho wumve bakore kuki bituza gore bari no tuza oya reba rino tuza oya ragwa bitinda kandi uyashwaye ngo icyana cy'intare kisha ubwo bugufa ujye ufungana kino gipesu kugira ariko se uri kumbaza ikintu okay twagarutse rero reka duhere kuri uyu mujama ndabona boss reka duhere kuri boss ntuzi none wambaye iki oya abise ntago azi gusoma umwihangane ntago azi gusoma oya gusoma okay twahereye hano tuzamuka mutwibwira ibindi birakomeza nyuma ngiye banyita amazina yanjye banyita Reponse amazina yanjye bakwita none uko witwa ubu niko nitwa ngiye banyita Patrick bakwita Patrick hanyuma wowe witwa nde ahubwo se uri kumbaza uko nitwa nabikubwiye ugiye kunsubirishamo nje nakubajije uko witwa uravuga abantu uko nitwa navuze Reponse ntagasubira witwa nde urasubira witwa nde ubu nitwa urasubiramo harya banyita ngo iki oya tubwira uko witwa pana uko bakwita ni ibintu bibiri bitandukanye uko witwa harya banyita ngo iki uko niyita uko witwa harya mwanyitaga ngo iki hari ukuntu mwanyitaga okay twakomeje hagati black mwese muri ba black inzobe mwana jewe uziko nanitukuje umazina yanjye harimo n'akantu kawe witukuje nyine tu bro iyi nzobe naranaye muri famille niyo muntu w'inzobe urimo babana babazo nyafrika bitangwe ni muri muna w'umuzungu oya babana bavuka barabyawe n'umuzungu ibyimanye babita ba metis urumva metis w'umurundi urumva ingwe ritukuje yindi metis w'umurundi uyu we yaritukuje ariko wowe uri metis ariko ari kumbeshya bundi gihe ninjye usanga aba diaspora okay aba metis hari ikintu tujya dukoresha iyo turi kubareba kitworohera cyane gerageza ukuremo ingofero gato kumugani ndamusebya mu bantu kubera ikihe kibazo kuba ndwaye umutwe oya nakuremo ingofero arwaye umutwe arwaye umusatsi arwaye ingofero ngo arwaye umutwe kwa muganga bantegetse kwambara ingofero muri no minsi ndwaye reka dupfe kubyizera no gupfa nje nango napfa ndakurahiye nje mgapfa okay twaje rero ako man kukimugoye nababwiye ngo mwivuge ngewe rero karagwa bishingwe aramubatije twebwe twagiye kuvuga ko ari kazungu asa mwitaruka rwa bishingwe rurabirukana rwa bishingwe we yagiye kwitukuza akoresha ubuto ahantu haraza kuzamo ibintu by'ubutabera bwakoresheje iki ubuto ntacyo iby'ubuto reka tube tubiretse tujye ku mazina ay'ababyeyi rero
ni Steven, hanyuma ayo nkoresha mu kazi nyina filimi cyangwa se comedy ni Gakuru. Nibyo Gakuru waribeshye pe waribeshye ukuntu ungana ntabwo ari akabaye Gakuru. Okay, twakomeje. Yeah, so murakoze. Wamila. Yeah, guys, banje kubasuhuza n'uyu muhungu wanyu witwa Kabastanga. Ariko Kabastanga iryo zina risobanuye iki? Kabastanga Uzanshake. ariko waraheze nijoro ugomba kugushakana n'akantu gatoya. Ugomba kubisobanura abadukurikiye bakabyumva. Ese bagutumye? Urumva bagutumye. Ari igihe usanga ikintu maze iminsi nanariza kuri iryo zina Kabastanga, kabasi no gutanga. Ibyo bintu ntabwo muri kumva ukuntu byabisa n'ibyanyu. Oja. Iryo zina rya umva bro, hano ntabwo turi muri Genezi kandi utanyibasira. ahise igihe umwana ariko okay nari rumva ndabizana bafite abaheters ndabizana abantu bahita batangira kugira gutangira kuzana ibintu by'abanye. Okay, kuyi abantu baza kuku avukana na mwana afunze akantu k'ubugororangingo akantu ibyo tumire yari de tw'utunyangingo byo tube tubyihoreye. Okay, twabakiriye nje nari nzi ko haza umuntu umwe njya kubona mbona haje abantu cyangwa uruma ako n'undi dum ni gihe nyine ugaragara ngenzo biri hano se ngenzo biri hano tutagaragara. Okay, twabakiriye muri studio, twabakiriye nk'abande muri bande, muravahe murajyahe nyine mugiye kutwibwira. Bro munzimirijemo mutumye nkivuga ariko uziko akantu kawe witukuje nakarwaniye. Okay, erega muba mwancanze. Okay, amazina yanjye nitwa Nyagahene witukuje. Awozi billahi. Niyo wiswe n'ababyeyi. Abandi nyine ako kawe witukuje nako ibyana muri quartier bimamagara. Ari gihe aba ibiki ibyana ariko usa n'umuntu uri bari gukina umupira muri quartier usanga bamagara ngo Nyagahene witukuje. Ariko ubundi amazina yanjye jewe nitwa nanarwanira Nyagahene gatoya. Nyagahene gatoya. Uyu ni Gakuru. Witukuje ararihaka. Uyu ni Gakuru. Uri gatoya. Muravukana se? Turaba queen. Nyine iyo urebye usanga umuntu ababyaye muri batisima ari ubwo uyu nguyu ese turaba queen yababyariye rimwe muri batisima aba queen. Kinyarwanda bisobanuye murababyara. Queen bisobanura abana bavukana ari abahungu. Wowe uyu nguyu ni umwisengeneza wawe nawe akaba senyenge wawe. Ibintu by'ama reka ujya muri ibyo ngibyo uretse mureka kunjijikisha. Oya ntabwo turi ku. Okay, mureka kunjijisha. Ngo muri abaki aba queen muri aba queen muri abaki nabarama Gakuru kanavuze ko turi aba queen ngo nyine nibi none se queen nzi ko ari umwamikazi. Wapi abahungu babiri bavukana ubwo turabamikazi. Abahungu babiri bavukana ibyo bintu by'abamikazi bavukana. Okay, ahubwo wenda iyo ugiye kuvuga impanga wari kuvuga aba twin amatwi se. Oya ntago ari amatwi aba queen. Okay, yego muri aba queen, yego aba queen bahuye. Aba ba queen baravaye bakajya he ndi kubona nankubise yarandiye. Oya turaba queen no muri comment batubwire turaba queen. Okay, abahungu babiri bavukana batandukanye aba queen n'aba queen bitandukanye nyine mwege muri aba queen. Wabwo iki giki ni igikwini cako ko twese turaba queen. Mwege muri aba queen wori igikwikwi twakomeze kadukomeze akasa n'abakwikwi. Okay, twagiye rero. Narindi kubabaza ngo muri bande nyine wowe tumaze kutubwira kuri Gakuru wowe gatoya mwaba muvukana mukaba muri impanga. Nkuko nabivuze turaba queen tuba mu gice cya mu buzima busanzwe turavukana ubudasanzwe nabwo uyu aba ari igisambo ngiye nkaba nkora muri RIB kandi tuvuka twakomeje turavuga aka n'ubundi bisambo n'abayobozi bahora bari hafi hamwe. Mwege iyo murebye mubona mupfana ikibundi by'amasano byo tubyihorere dupfana data na mama. Kabastanga rero yarakiri nje nababajije muri bande mwavuze ko mwebwe muri aba queen
hanyuma uyu nguyu ntabwo ndi kumenya we ngo arava akagenda ndabona yanabimaditseho ni bimwe bintu ni bya bintu bavuga ngo wicaje amani wicaje utubuno tunga so ntibibona koko muga ntiwamenye koko n'ubundi arabyibushye umuyaga uje yatasohoka hanze ya kamera. Okay yego uko waje unabihomekaho bakaba bavuze ko ari abakwini wowe waje uva Uyu ni umukwikwi wacu. ariko uyu ni umukwikwi. genda umukwikwi ntabwo ndi umukwikwi ariko ndi umukwikwi ntabwo ndi umukwikwi. So rero guys abanyarwanda mudukurikiye twebwe turi itsinda rya Gakuru Comedy ariko ntago tuba mu gice cya comedy gusa buriya no muri cinema tugeramo ya no mu rwenya mu myidagaduro nubwo tudakunda kwigaragaza cyane turi gutera agapira ariko turagatera pe mugaterera mu bitekerezo no mu nzozi ariko umuntu agatera buriya mu nzozi niho gira ikibuga kirekire cya danje ubundi ariko Gakuru Comedy batuzaniye iki badufitiye iki tubitegeho iki Gakuru Comedy rero turabakunda abantu badukurikira dore n'amavato twaje hano ngo turabure n'abanyarwanda bari hirya no hino hari n'abadiaspora babakurikira mubagira ute tubabwire mubarabure tubabwire zabarabura ariko abanyarwanda n'abadiaspora mudukurikire mugende muge ku ma platform yacu yaba ni Gakuru Comedy hari na TikTok yitwa Gakuru Comedy nayo mu minsi yashize twanyuzagaho buntu high school short video twabonye bari kubikunda cyane abantu benshi batweretse urukundo yego ase harya niwe gatoya nose gato intoki zawe zabaye iki urumva giye nkora ubundi ngenda umushoferi akora mu biro uranayifashe kuri vola y'imodoka nose vola y'imodoka ihurira he na vidal akora mu biro bura ni machine yatarutse wese uri kumvugira ukora mu biro babajije ngewe abantu basa gutyo se bakora mu biro wereka twanga nundi waje nundi nk'umukwikwi akumye ijambo Gakuru yego ibi bintu bya comedy ko mbona bitagusa wabigiyemo ubundi wasaze erega buriya ese inkono ribigiteka nabyo burya biba bisa tuvuge nk'inkono iteka ku ariko inkono iteka ku ariko ntari inkono iteka ku isa n'ibigitetse none se reka mubwire rero kuba umuntu akora ibintu wenda ukuvuga ngo ntago asa nkabyo buri munsi twambaye imyenda igiye itandukanye yego tukaba n'ahantu hatandukanye yego kandi abanyafurika twese ntabwo ariko turi abirabura icyo tutacyemenya hari icyo utari kumva uko iyo yambaye imyenda atasa nk'imyenda ibaze yambaye umukara bro ibaze yambaye umukara cyangwa ahetse igikapu cy'umukara ari ninjoro ari ninjoro ngo iyo umuntu ageze mu gikorwa asa nkacyo sibyo abagomba kwifuruma akaba nk'icyo gikorwa nyine kumva iyo atari mu icyo gikorwa aba afite ukundi kuntu nyine ameze bitandukanye niyo ari muri icyo gikorwa okay reka twigarukire kuri set ako shemani ubundi waje kumara iki ngewe kuva wagera aha ngaha meruka bavuga ko uri umukwikwe indorerezi ngewe naje gucungwa ari gucunga uri gucunga iki uri gucungira abo bantu ngo banerurire kamera Gakuru na gatoya baba batinze kuza gutura ku gikoni hakiri kare bikaba ngombwa ko za kubifatira ako se wakwihanganye byibuze ibyo bintu bya hariya arabushe ukaba ubisizeyo ngende umukwi igikoni bakita nguki igikoni bakita nguki cyita uko bakita nyine ati by'igikoni bisiga mu gikoni tuzi imbere ya kamera okay reka twigire kuri shoot reka nkubaze nawe Gakuru Comedy ubarimo kugira ngo uhure nabo byagenze gute twahuriye nyine school hehe twahuriye ku ishuri tugenda tumenyana gake ariko nyine nanjye ngenda mbyinjiramo nyuma nyine nanjye nza kwisanga muri Gakuru Comedy ko nyine twahuriye ku ishuri okay reka tugaruke kuri Gakuru byari bimeze bite urugendo rwanyu byatangiye gute ese nize nzitizi mwahuye nazo kugira ngo mubashe kugera aho mugeze nka Gakuru Comedy gutangira kuri ibi bintu rero ntabwo byari ibintu kuvuga ngo bijemo gutyo gusa ngo uraje ngo bise bibe byari bigoranye kubera ko niba naraje
ntangira nkoresha zazi kamera ukabona igicucu cy'umuntu ntubone umuntu ubona imyenda gusa kugira ngo ugakora ari mu myotsi ni imyotsi mu gikoni bwacyo ukabona umuntu araje avuga ati reka nkutize akantu ukore akajyamo nk'ukwezi y'amezi abiri utonya gukora ukongera gutyo ukongera ugasubira inyuma ugasubira kuri cya kintu utangiriyeho ukongera ugasubira kuri ya myotsi bugacya abo mwakoranaga bakagenda ugasigara uri wenyine wagira umugisha ukabona undi muntu ukamukoranye muri babiri bigakorwa ibintu bikarangira bukongera bugacya wa wundi nawe akongera akagenda yamara kugenda ejo hakaza abandi mugakorana rimwe kabiri gatatu nabo bagahita bagenda kugira ngo ubone nyine umuntu mukoranye igihe kinini noneho aravuga ati ndaza dukorane uyu munsi n'ejo ubone kwigiza wenda nk'ukwezi cy'amezi nk'anga cy'umwaka urangiye abona ko nta kintu kiri kwinjira uwo muntu aba abirimo neza ariko abandi baraza ku kwezi kwa mbere kandi nabwo mu kwezi barakozemo nka kabiri cyangwa wenda gatatu kwamara kurangira abona ko nta kintu biri kumwinjiza nyine agahita agenda biba bigoranye uvuye kuri step ya mbere ugiye ku ya kabiri biba bigoranye yego buriya step ya mbere iragora kubona step ya mbere uyirenze ugeze ku ya kabiri uri ugishima ibyo shima ubu mugeze ku rwego rushimishije uko bisa kose ntabwo ari nk'urwa mbere yego mufite aho mwavuye mufite n'aho mugeze n'aho tugeze that's good reka twigarukire kuri gatoya mu bakinnyi ba komedi nyarwanda ni uwuhe roromodo wawe roromodo bro ariko ntago babura hari kariya gasaza ko mu majyaruguru mu Ruhengeri bijobija bamwita Manizabayo Prosper wari umuzi agukosoye Manizabayo Prosper uriya niwe acteur mu Rwanda rero unkoma anyway cyane ko nta tujya duhura nka nyuma ya kamera nyine nkavuga ati ndakwemera byadanje ariko nyine nkabona imodoka itambuka nkagira gutya ntakwemera. Okay, hanze y'u Rwanda harya burasi Messi ni Neymar ni Neymar none se akora urwenya umunyarwenya Constantine mu banyarwenya se ikibazo cy'ubumenyi Shariro yego Shariro nubwo yitahiye nyine uriya muvandimwe yararenze pe kandi ni umukinnyi w'ibihe byose bro. Harya watubwiye ko ari Patrick Patrick ni uwuhe mukinnyi wumva mwazajyana kuri stage ukumva nyine inzozi zawe zibaye impamo seni numva nazagera iriho umuntu nyine yego umuntu yaba ariho mugiye gushutingana muri kumwe nyine muri kwakitingana nkuko wakitingana n'aba ngabo nanjye n'ibijobije wow gakuru nawe n'ibijobije se soko bari mu bwoko bugiye butandukanye bura bose nubwo bakora bisa nkaho bitandukanye mu kuntu ariko bura bose baba barenze nyine ubwo ngubwo se bose baba barenze ubwo urumva erega no mu umuntu ntago ariko bose muhata mukorera rimwe burabanza buraguhura we nushaka uzamuzana akabasitanga bizaba bihagije yabonsaba yabujobija cyangwa Paul Kagame tutibagiwe ari umusaza Nyakso umusamariya bro umusamariya. Okay, vision mission bya Gakuru comedy anyway Gakuru comedy rero nkuko mwana bivuzeho wenda muraza kunyihaganira gake nabaye mu biza ariko hari ahantu twatangira naho tugeze hari nibyo twifuza kugeraho ngira ngo wenda nko mu mateka make y'abatangiye bababwira aho twatangiye tumeze nabi buri muntu wese atangira struggling bro atangira struggling sometime agahura n'abantu banamuca intege bakamubwira ati ibyo bintu gukuza ububwa urumva cyangwa se akavuga ati ibintu nyine nta nubwo ari n'ibyawe ariko ntago buriya baravuga ngo kuga k'umugabo siko kurambarara niba uno munsi byanze komeza ugerageze n'ejo bizakunda sibyo ari nacyo kintu mbwira abasitari bo mu Rwanda abantu b'abasitari bo mu Rwanda cyangwa bafite abageze ko nta muntu wemera ko ari hejuru hano muri uno Rwanda
ukora ku mukira akakubwira ngo arakennye, wakora ku mukene wabinono bikaba akarusho. Abasitari bafite aho bageze, mugerageze musubize amaso inyuma. Hari abantu bari gustaragoringa, hari abana bari hasi kandi atari ko badafite impano, bafite impano, ahubwo ikintu bari kubura ni iki, bari kubura abantu baba supporting. Urumva? Natwe rero twatangiye turi hasi pe, ari ibintu tubona urugendo rukabije no nta na bene wanyu usangamo. Uruva noneho no mu bihe byari birimo ibintu by'amatiku muri sinema nyarwanda, ku buryo wanabikoraga na mugenzi wawe yanakubona mutanazanye kandi ari ku rwego rwo hejuru rutari nk'urwugezeho, akaba yanakubwira ati bro ibyo bintu byihorere pe, akaguca intege. Ariko ubu ngubu wenda nubwo nta n'ahantu hadanje cyane twari twagera aho twifuza kugera, turashima Imana. Ntabwo tugisa nk'aba bantu batangira bihiga, ntabwo tukiri kwihiga, ntabwo tukiri kwiga nyine ku buryo byaturiza ngo uratubwiye ngo turekere aho, ntabwo tubishoboye, ntabwo byatubabaza cyane. Okay, ya rero ahantu twifuza kugera, twifuza ko wenda tuzaba timu izaba ari ngari, kuko ubundi twebwe ubundi nkagakuri ikintu twifuza, ntabwo twifuza ko tuzakora wenda twamara no kugira izina tukibumbira ahantu hamwe. Wapi turashaka ko tuzakora, niba hano turi hano muri Gasabo tukazagerageza tukagira n'abana natwe dusubira inyuma tugafasha mwana, kuko erega hari abana bari hasi bari mu buzima bukakaye batanabasha no kubona ibyo bikoresho yemwe. Ariko nyine iyo ugerageje ukanasubiza amaso inyuma aho wavuye biba byiza cyane. Natwe rero turashaka kuza, dufite projet yuko nitugira aho tugera abanyarwanda dufatanyije nabo badusapotinze n'abandi bantu bareba platform zacu bazikurikira platform zacu zitandukanye, yaba Gakuru Comedy, TikTok, WhatsApp no kuri WhatsApp, Instagram na YouTube channel. Hari n'abantu bakunda kunkurikira kuri TikTok witwa Maurice w'i Rwanda. Yego. Yaba aho hose abantu badushyigikira, mudushyigikire. Kudushyigikira ni ugushyigikira u Rwanda, abana b'u Rwanda, abana b'igihugu, kandi mukomeze munadukundisha abandi, ariko mutananyuze kuri Kabastanga nyine y'abantu wanyu kuri Satya TV. Yes of course. Satya TV burankunda kuyikurikirana, ubu ngubu nandi kuyireba, bari gukurikirana ibiganiro byayo. Okay, yego, mutubwiye aho muri gushaka kugera, ariko se ndi kubona ari wowe ufite umunwa kurutiye abandi, reka n'ubundi aba ari we mbaza. Nta kibazo rwose. Ndagira ngo umbwiriza abantu nka babiri ukuri. Yego. Mbamera ukuri pe, kuko mbonye byarakubabaje. Umuntu afite aho yageze ariko akavuga ngo hoya ngo ibintu byaranze biracyagoranye. Abo bantu nka babiri bamera ukuri rwose mbere yuko duclosing. Uko kuri rero nyewe reka nkubaye Kabastanga n'ubwo ngo mbabwize ukuri. Nangwa amazina ari ngombwa. Arahita yiyumva umuntu ugiye kubwira. Wowe umwana wo mu cyaro ubereye Nyagatare, mu majyaruguru y'u Rwanda. Nyagatare si majyaruguru y'u Rwanda, mu majyaruguru y'Iburasirazuba. Iburasirazuba bwo mu majyepfo yaho. Reka nkubwize ukuri, uza ahantu yakwiza nimero kugira ngo akwandikire wowe utari kumusubiza, cyangwa se wanamwandikira ukamubaza ngo abantu bajya bakora utuntu ugasanga uramwandikiye, ni umusitari, wamwandikira kuri WhatsApp wayize nimero ze wikukubye bro, rimwe na rimwe ko abana bajya banashora, ukamwandikira ndi umuntu runaka nshoboye, mfite impano iyi n'iyingi, ndi umukinnyi cyangwa se nabasha no kuririmba, nta kintu wamfasha bro. Uramwandikira ngo hayi, akagusubiza ngo hayi, bimeze bite, ndi umukinnyi, ukamubwira gutyo, akadakubwira urashaka kudushyigikira ku buryo bw'amafaranga cyangwa urashaka ko gushora amafaranga mu bikorwa byacu. Kavuga wapi, nifuzaga ko mwama role nanjye ngakina muri filime yanyu. Tayari do message urabibona ko umujene yayibonye, bikazarangira imyaka 10 karenga pe. Hayi arayisubiza mu gacata bikaryoha, ako gihingutse akantu ka support agahita rigita. Ariko ubwo nawe ubona aba yabaye umuniga, ubundi nyine undiwe mukina ukerandika hayi, urashaka kudushyigikira muri projet zacu cyangwa ufite business ushaka twamamariza, ukahita umubwira ndashaka gukina, tayari ubwo nyine biba birangiye akakwandikira SMS imwe urabarabuye. Ndababwiye nyine. None hari ikintu maze kubona,
everyone abantu hafi ya bose Yeah. iyo bakiri hasi iyo bakiri gusiragoringa amagambo uvuze niyo baba bavuga bagera hejuru nimba bigenda bite Oya. Gakuru comedy ntabwo ariko bizagenda. Oya ntabwo ariko bizagenda kandi nabwo nako bimeze. Anyway, cyane ko kabaza nkwereka kujya nkwereka ko ibyo bintu nafite ku mutima. Ubu ngubu ngiye tuvugana ndi hano. Njyewe wowe uri kureba ino video cyangwa nawe kabastanga. Mfite team ukeneye umukinnyi. Umwacteur nyine yaba film yaba comedy. Njyewe mu rwego rwanjye rw'ahantu ndi umva gerageza unyandikire ko nta mugweza kugira ngo nkwereke ko njyewe ibyo ndi kuvugana nabitangiye. Ngo warabitangiye. Narabitangiye natangiye kwegeranya abantu b'abacteurs nyine bafite impano ariko badafite aho gukorera. Niba uri umuntu ukeneye abacteurs nyandikira mbaguye. Aba host nyandikira mbaguye. Nimero zawe za telefone. Nimero zanjye za telefone. Tanga za Gakuru. Za Gakuru ziri kuri WhatsApp. Izawe se ntago ziriho. Silva Gatoroshi jya kuri nuza. Iyo phone ze. Iyi se ni phone ni pushete. Iyi ntago ari phone ni pushete. Yego Gakuru nimero. Ngo nimero dusanga wari ni 079 za WhatsApp. Za WhatsApp. 079 26 26 karindwi 5 8. Hoya se. Cyangwa ni Tigo. Tanga ya Tigo. Cyangwa uri kuzimagine. Oya ni MTN. Iyo MTN. Uzisubiremo bazumve neza. 079. Yego. 26 26 karindwi 5 8. Karindwi 5 8. Nimero bahaye ni za nyazo. Okay, yego. Reka tuvuge ako mbere yuko naza kuba izanjye mu kiganiro hagati za WhatsApp kugira ngo n'umuntu uzajya ushaka kunyandikira nanyandikira nta kibazo. Nawe zitange nari. Zitange. Nari mukomeze ndanjye ndaza kuzibaho. Ntabwo urazibona. Ntabwo ndazibona. Ngira nimero nyinshi. Kubera ko gira nimero nyine zitari za WhatsApp. Kubera ko akenshi nyine ubundi giye mu busanzwe nkora akazi gatandukanye ibintu byerekeranye na construction. Abantu bakeneye gusakara amazu yabo bampamagara. Iyo nanayitanga nimero bampamagara kubakisha amazu imireko ku mazu yibahe witinda. Nimero y'akazi yo kumpamagaraho iyo ntabwo ari ya WhatsApp 079 28 72 5 iyo ngiyo ntabwo iba kuri WhatsApp. Iyo ntabwo iba kuri WhatsApp ni ukumpamagara ukaba uri tutarava kabisa nanakwemeye. Unaje uvuye mu kazi. Njye mba ndi hejuru. Okay, reka noneho mbere yuko dusoza reka mvuge ngo message imwe umuntu yumva yatanga cyase ubutumwa bw'umwihariko mufite mbere yuko du closing. Ubutumwa rero ubutumwa ko ari bwinshi muri ino minsi bari kutubwira ngo twirinde kunywa inzoga twatwaye gutwara ibisindisha twanyoye gutwara ibisindisha imodoka mwanyoye yego ubwo rero twirinde kujya mu ma weekend tugende dusesagure tunywe dusinde no mu buzima busanzwe gabura kunywa si byiza kunywa si wane inzoga si wane si z'abato kandi n'abakuru tunywe mu rugero. Ikindi kintu navuga twirinde ibintu by'ubujura n'ubutubuzi. Twirinde ibintu by'ubutubuzi bro. Ibintu by'ubutubuzi. Cyari ko bivuga nko ufite igisebe ni byihorere warakomeretse. Byagenze bite? Nawe yarabikoraga kera. Uko kubivaje kugera igihe abivamo ariko yarabikora. Utangira kugendera kuri ya migani ngo yishaka kurwara indwara urayirata. Gukira indwara irata. Ariko nje ntago ndi muri urwo rwego nuko nandi kurabura abantu bigize abasikama ngo ugasanga kuri platform runaka ngo duha amafaranga ngo ninge runaka reka ibyo bintu tubyirinde. Ndumva ari cyo kintu nabwira abantu. Urababwiye ni message rero. Ariko za nimero zanjye za wamupfukiranye banze uvuge Gakuru ni gute gatoya kurusha umunwa koko. Umuseka ruwesha wagize ngo nagajya kuti. Ariko roje nta muntu wangira. Ni ukuvuga ngo nawe ugira inama ugiye kutugira inama kubijyanye n'iki message ako mukanya waruvuze cyangwa wabise yibagira. Arabyibagiwe nyina akiri umwana baramugonza kubita umutwe ku ariko rero aje kugiramo ikibazo message ku banyarwanda bose.
nyamuneka munyarwanda munyarwandakazi twese turi abanyarwanda yego tuza kuri ino si nta kintu twazanye sibyo nyamuneka byose twabisanze ku isi tugerageze yaba muri bike yaba muri byinshi yaba mu biringaniye tugerageze bose nyamuneka dufatanye ko dusenyera umugozi umwe nako twese tujye hejuru tugatera imbere ibyo byo kwifata tukihererana ibintu rwose ntabwo urubuze kuvamo bituma cyane cyane nk'urubyiruko hano hakiri mu mashuri ubwo ibintu bihererana ni ibiki mu byo bagezeho Kigali wisheye ari muri ba bandi abona abantu babyihereranya agapfumura inzu umuntu ashobora kwapfumura amaso iki ni igisabo wamutunze wamutwika akazi ke katangiye use nko kugera igihe umuherekeze ararugureba abantu baramubona bakirukanka nyine ari abantu ni igisabo ubwo naje noneho nshobora guhumbya gato yikamera nkayibona kamera gusa se ko nayo yagutwarana nayo ari babyaka nimero za telefone ducrosinga za nimero zanjye za WhatsApp ariko n'abakobwa banyandikiye abakobwa se noneho barakwandikira twinjire dukorane business tanga nimero za WhatsApp 0722 89 35 399 turabashimiye cyane rero mwebwe mwari muduteze amaso n'amatwi kuri Satya TV imbona nkubone inyumva nkumve yari Kabastanga kuri mikoro narindi kumwe n'itsinda rigari babita Gakuru Comedy mu basapotinge mugaragaza uruhare rwanyu nababaza ngo ubundi subscribe irishyurwa ariko kandi kuki muzimana twongera kandi kantu gatoya ariko akantu ka subscribe uvuze kase kankora ku mpyiko no ku mutima ni gute uri gute umuntu areba video y'isaha urutoki rukora kuri subscribe nta n'isegonda rugacika ibyo bintu rwose namwe muri kutubeshya ariko badakurikirane kuri YouTube channel yacu ariko ni Gakuru Comedy ariko muri no minsi tugiye no kubakora filime yitwa Amarembo y'urupfu yego urwo rupfu zarwinjiremo mbere yanjye azakubanziriza agendere nta kuntu waza twaguhereza iyo sene yo gukina uri urupfu oya ubu yapfuye ari muzima ntari baramubana bazima turabashimiye cyane rero mwebwe mwari muduteze amaso n'amatwi turabakunda cyane. Hasta la vista, ciao ciao.